Turabasuhuje inshuti bakunzi ba Be Mind Techs. Uyu munsi tugiye kuganira uburyo bakoramo Artificial Intelligence. Ni gute bakora AI? Uyu munsi tugiye kuganira uburyo bategura ndetse bagakoresha Artificial Intelligence tukayibonana ubu bwenge uyu munsi dusanga ifite. Ese wigeze wibaza ibi bibazo bikurikira? Ese AI ikora ite? Ninde uyigisha? Ese ubundi bayitegura bate? Kandi ikurahe ubwenge tuyibonana? Niba ukunda kwibaza ibyo bibazo, iyi video nawe irakureba. Mbere yuko dutangira, reka tubanze twibaze ngo Artificial Intelligence ni iki? Artificial Intelligence ni ubushobozi bwa mudasobwa bwo gutekereza no gufata imyanzuro nk'umuntu ikoresheje amakuru. Akenshi na kenshi mu kinyarwanda cyiza dukunda kuvuga ngo ni ubwenge buhangano. Ubu bwenge buhangano rero nibwo tugiye kureba ni gute babukora, babutegura bate. Ese ni izihe nzira, ni ibihe bikenerwa kugira ngo bakore Artificial Intelligence cyangwa se bakore ubwo bwenge buhangano? Akenshi tuvuze ubwenge buhangano, abantu benshi bahita batekereza ChatGPT, Gemini, Copilot cyangwa se n'izindi. Ariko hariho n'izindi nyinshi ndetse tugendana nazo buri munsi. Byagorana ko ubu ngubu umuntu yakwihandagaza akatubwira ngo njye ntago nkoresha Artificial Intelligence, kubera ko no muri telefone yawe harimo ikoranabuhanga kuko telefone yawe ibasha kwibuka isura yawe nk'urufunguzo, icyo twita face unlock. Rimwe na rimwe hari telefone dusangamo zifite voice recognition, aho ushyiramo ijambo banga ariko ukoresheje ijwi ryawe. Si nibyo gusa kuko telefone nyinshi dufite zifitemo fingerprint. Ibyo niba bitanahagije, ushobora kubukoresha YouTube, nayo ikunda kukwereka ibintu ukunda kureba, icyo bita YouTube recommendation. Akenshi na kenshi ibiganiro ukunda kureba nibyo bikunda kuza kuri homepage yawe. Ibi ngibi nabyo bikorwa na AI. Uko byagenda kose ukoresha Google, ifitemo icyo twita Google Translator. Google Translator nayo ikoresha Artificial Intelligence kugira ibashe kumenya indimi zose, hanyuma ninandika icyongereza ibe yabimpa mu gishinwa, ninandika igishinwa ibimpe mu giterugu, ninandika igiterugu ibimpe mu kinyarwanda. Ibyo byose nubwo tutabyitaho cyane maze kukubwira, nabyo biri mu bwoko bw'ama AI y'ibanga tugendana nayo, ariko abantu benshi batitaho cyane, bakibanda kuri ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude ndetse n'izindi. Abahanga rero cyangwa se aba data scientists bakunda gukora ama Artificial Intelligence, hari ibintu bagenderaho tugiye kureba. Intambwe ya mbere bahitamo icyo AI igomba gukora, aribyo bita problem definition. Babanza kumenya ngo AI tugiye gukora izakora iki. Ndavuze ngo abantu bakora AI barabanza bakibaza bati AI igomba gukora iki? AI tugiye gukora ni iki izakora? Ese ni ku ndwara? Ese iyo AI tuzayishyira muri device nka telefone, televiziyo cyangwa computer? Ayo makuru niyo babanza kwibaza. Ni ukuvuga ngo iyo bamaze kwibaza ibi bibazo, icyerekezo cya Artificial Intelligence niho gitangirira, bagatangira kumenya icyerekezo bakwerekezamo. Intambwe ya kabiri ndetse ikunda no gukomera cyane yitwa gukusanya amakuru, data collection. AI ntigira ubwenge ubwayo, nta handi hantu yakura ubwenge. Biba bisaba ko bayishakira amakuru y'ibintu byabayeho, ibintu byakozwe, kugira ngo ayo makuru ari izagenderaho itanga ibisubizo. Nkuko n'umuntu usanzwe arebera ku bintu byabanje kugira ngo akubwire ibishobora kuba, ni nabwo bwenge AI ikoresha. Ni ukuvuga ngo ifata ayo makuru y'ibyabayeho, yarangiza ikabona gukora prediction. Niba AI igiye guterwa ngo izakore mu buvuzi, ni ukuvuga ngo bagomba gufata amakuru y'abantu barwaye n'abatarwaye, barangiza bakayiyahereza. Urugero, niba tugiye gukora kuri skin cancer, kanseri y'uruhu,
turakenera amafoto menshi y'abantu barwaye kanseri y'uruhu bitewe n'ubwoko bwayo menshi ashoboka, hanyuma dufate n'amakuru y'abantu batarwaye kanseri nayo menshi ashoboka. Ayo makuru yose tuyakusanyiriza hamwe. Bishatse kuvuga ngo nta makuru nta AI. Intambwe ya gatatu ni ugutunganya ayo makuru. Ni ukuvuga ngo amakuru ahawe AI barayegeranya, bamara kuyegeranya noneho bagatangira kuyatunganya, aribyo bita data cleaning cyangwa se data preparation. Ni ukuvuga ngo iyo batangiye gufata ayo makuru batangira kuzuzamo abura ndetse bagakuramo adakenewe, barangiza bakayashyira muri format imwe kugira ngo AI ibashe kuyasoma neza cyangwa se mudasobwa bari bwigishirizemo ibashe kuyumva neza. Iyi ntambwe yo gutegura amakuru ni intambwe isaba ubushishozi cyane kuko barayatunganya bakayashyira muri format imwe ku buryo ayo makuru aba yuzuye neza kandi atunganyije rwose ku buryo ubona nta kintu kibura. Ukuvuga kuyatunganya bakuramo amakosa, barangiza bagakuramo ibidakenewe ku buryo mudasobwa ibasha kubisoma idategwa kandi nta confuse iri bugire cyangwa se ahantu ibona nayo ubwayo bitangiye kuyigora. Nkwibutse ko iyo amakuru atunganyijwe nabi ni nako AI itanga ibisubizo bitameze neza. Ni ukuvuga ngo iyi ntambwe bayitindaho cyane kuko niyo ituma AI ibasha gutanga ibisubizo byiza cyane. Intambwe ya kane ni uguhitamo model cyangwa se ubwonko bwa AI. Ni ukuvuga ngo ni algorithm AI ikoresha iri kwiga. Ni ukuvuga ngo hariho ubwoko bwinshi bw'ama-algorithm bakoresha bari gutegura AI bitegwa n'ubwoko bw'iyo AI. Hariho nka K-mean, Key Nearest Neighbor, hakaza izo bita Ready Tree ndetse n'andi ma-algorithm menshi. Ayo ma-algorithm akora mu bwoko bwinshi butandukanye: machine learning, deep learning ndetse na neural network. Hanyuma neural network akenshi niyo bakunda gukoresha mu ma AI kuko nigereranywa nk'ubwonko bw'umuntu. Intambwe ya gatanu ni ukwigisha AI cyangwa se model training. Aha niho AI yigira. Ni ukuvuga ngo ihabwa za data igakoresha algorithm yari ifite, yarangiza igatangira gusubiza. Iyo ikosheje irakosorwa. Ni ukuvuga ngo ahangaha barabigerageza inshuro nyinshi hanyuma kugeza babonye icyo twita accuracy cyangwa se icyizere bitewe n'igisubizo bari kubona. No kuvuga ngo iyo bayihaye data ibisubizo itangira gutanga byizewe, nicyo kigaragaza ko AI yamaze kuba trained byuzuye. Wibuke ibi bikorwa muri programming language, akenshi bakoresha Python cyangwa R. Intambwe ya gatandatu yitwa hyper-tune cyangwa se fine-tune. Ni nko kunoza neza ibisubizo itari kubasha gusubiza neza. Ni ukuvuga ngo iyo bamaze kuyitraininga cyangwa se iyo bamaze kuyigisha babona icyo bita accuracy. Iyo accuracy idahagije bakora icyo bita fine tune cyangwa se gushimangira neza ibisubizo bya nyabyo. Hanyuma iyo bamaze gukora fine tune barongera bakagerageza bakareba ko ibisubizo iri gutanga ari byiza. Iyo bamaze kubona ibisubizo ari byiza ubwo bahita bizera ko AI noneho ishobora gutangira gukoreshwa. Intambwe ya karindwi yitwa testing, kuyipima. Batangira noneho kuyisuzumira ku makuru asanzwe n'adasanzwe. Ni ukuvuga ngo asanzwe nayo baba basanzwe bafite kuri za data bakorekitinze arizo twita dataset. Barangiza noneho bagatangira kuyibaza ibibazo bihura n'ibiri muri ya data, muri za data bari bafite. Hanyuma ibahaye ibisubizo bihura koko n'ibyo muri data batangira kuyibaza ibintu itarabona aribyo bita unseen data. Noneho yo ikoresha amakuru y'ibyabayeho ikabasha gukora ubuhanuzi aribwo twita prediction. Noneho igatangira gutanga ibisubizo by'ibintu itigeze ibona habe nabo. Iki gice cya testing kiba gikomeye cyane kuko kiba gishobora gutuma barimbura ibyo bakoze byose mu gihe iri gutanga ibisubizo bitari ibya nyabyo. Ni ukuvuga ngo iki gice cyo gupima baba bari kugerageza ngo barebe ko AI ishobora gutanga koko icyo yagenewe. Aha niho bashobora kumenyera neza niba koko AI ishobora gushyirwa ku karubanda twese tukayikoresha.
Intambwe ya 8 yitwa deployment. Ahangaha noneho AI iba yakozwe igezwe igihe cyo gukoreshwa. Ahangaha nibwo bubaka application cyangwa website cyangwa kamera cyangwa indi mashini yari yose bashaka gushiramo iyo artificial intelligence, noneho public igatangira kuyikoresha. Ahangaha niho dutangira kubona AI za ChatGPT ari application cyangwa website zo tubona muri kamera arizo twita za Sophia n'izindi. Kuvuga ngo rero AI ntago ari maji, aho bwikorwa n'abantu, ijya habwa amakuru yarangiza igatangira ikigishwa, yamara kwiga ikabona igakora. Bishatse kuvuga iki? No kuvuga ngo kugira habeho AI habaho ibi bintu bitatu: science, data and programming. No kuvuga ngo habanza kubaho science, bagateranyaho amakuru, barangiza bakayiprogramming. Ibi ngibi abantu bazi software development bari kubyumva cyane. Niba ugize uko ukunda iyi video, ntiwibagirwe gukora subscribe, like cyangwa se share ugasangiza n'abandi.